gukina filime kandi no kuririmba nabyo asa nk'uwinjiyemo. Nguyu yitwa Rosine Bazogeye ariko benshi izina ushaka kuvuga ryogera ni irihe muri ayo yose? benshi bamuzi nka Joseline muri Stimed ariko noneho muri Papa Sava bamuzi nka Purukeri. Wenda hari izina ba ibyo nagiye kumvaza tumuzi nka Purukeri ya Purukeri izina rirahawe izina muri Papa Sava Ndimbatiza urazaga se Ndimbati byaje bite ariko Purukeri yawe ni danje. Okay, Purukeri turamwakira ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza se? Yego umeze neza cyane yego ndabona mwanezerewe cyane. Murakoze. Ngo tubwire rero kaduhere ku rugendo rwa ko nibwo bwa mbere tukwakiriye muri iki kiganiro, nibwo bwa mbere tukwakiriye muri Radio Rwanda. Yego mu by'ukuri gukina amafilime reka bariho duhera, wabitangiye ute, byakujemo bite? Gukina filime nabitangiye 2015 nibwo nakinnye filime yanjye ya mbere. Iyo filime yitwaga Impeta yanjye, sorry nagari yanjye, niyo nakinnye mu bwa mbere yitwaga Impeta yanjye, nyuma nitwa nka Samantha. Abantu benshi filime barayizi, yarakunzwe cyane. Urugendo rwanjye muri sinema rero zari inzozi gukina filime. 2015 rero ngira amahirwe menya casting, menya aho bakinira film, menya casting. Njye muri casting baranaranya iyo filime nyine yitwa Impeta yanjye. Nuko natangiye bahita bankastinga no muri Stimed. Harimo casting bashaka umukinnyi nyine Joseline nyine umeze nkanjye, barankastinga umwanya ndawutsindira, ntangiye gukina. Natangiye gukina muri Stimed 2016. Yego kugeza n'uyu munsi nyine ngenda bankastinga no mu zindi zitandukanye, ariko seri zizwi abantu bagiye bamenya ni Stimed na Papa Sava. Izo seri nakinnyemo kugeza ubu. Izindi filime zirasanzwe. Gusa ngize gukina muri filime zingahe? 6. Yego. Uvuze ko ujya muri casting ariko ari ibintu wari usanzwe ukunda. Ni iki cyabigukundisha ibintu byo gukina amafilime? Hari filime nigeze kureba kera mba mu rugo, filime bita y'Abanyagana, irimo umukobwa bita Nadia Boar. Ndibuka bakina filime bita President Daughter. Yego filime mbona ndabikunze cyane. Filime nayo irebye ndayirangiza, abantu bararira bitewe n'uwo mukobwa ukuntu yakinaga nyine ari umukobwa ko yakari umukire ukangisha amafaranga y'iwabo, akaba ashaka guhata umusore urukundo utaramukundaga, bikajya bibabaza abantu cyane bakarira. Numva ndabikunze, numva arimo afite message, arimo kwigisha abantu. N'umukobwa bakinaga witwa Ciara n'umusore bita Raj. Ni filime yafasha abantu ku mutima benshi cyane, sinzi niba bayizi. Rero numva ndabikunze. Noneho ku ishuri najyaga nkina theatre. Najyaga nkina theatre cyane, rimwe na rimwe nkanayobora nkanazandika. Rero nanjye nkaba mbizwa n'umu actrice, nabashaga guperforming, ariko sinarinzi ngo wenda filime nibyo bya filime nibyo nakinamo, nibyo byitwa film. Rero nyuma yaho maze kureba iyo filime ndavuga ni ibintu nayo ndabibasha. Ariko nta bushobozi nyine nari mfite. Ikindi ntabwo nari nzi aho bazikorera, ntabwo nari nzi ko sinema mu Rwanda ihaba, ntabwo nari nzi ko natwe tujya dukina filime. 2013 nibwo hatangiye gusohoka filime harimo amayobera y'urukundo. Tingi yatangiye gusohoka 2012 nibwo namenye nyine filime ko zihaba mu Rwanda bakina. Numva ngize courage, nkomeza kubitekereza nyine. Naje kujya hanze Maremisi naho njya ndeba filime zaho, nari ndi Kampala nkajya ndeba filime zaho, nkavuga se mu Rwanda naho bakina filime gutya. Mbwiye nti nisubira mu Rwanda nzajya muri sinema. Ku buryo ndi Uganda, umutima arambwiraga ese wagiye muri sinema hano, nkavuga ya nzagenda nyine filime iwacu mu gihugu cyanjye, ariho nzabe mu star cyangwa ariho nzakorera. Rero maze kugera mu Rwanda 2015 nibwo natangiye gushakisha uburyo nyine nakinjira muri sinema. Nkajya mbwira inshuti zanjye muzandangire casting, muzandangire ahantu bakinira, uzabona n'umukinnyi wa filime basi azampe contact ye mbimwibarize. Nyuma rero hari umukazi ni sister wanjye yaraziranye n'umukobwa ukina filime, arambwira ati mfite kazi ni sister ukunda cyane gukina filime, wazamurangiye cyangwa ukamuhuza n'umu producer. Amereza nimero za producer, turavugana. Arambwira ati mfite casting ya filime ngiye gukora ariyo ngi Impeta yanjye, uzaze muri casting. Njya muri casting gutyo ngize Imana ntsindira umwanya mwiza cyane, ndetse ntangira gukina filime gutyo. Yego uhita utangira gukina. Uravuga ko muri hanze ati ngomba kujya gukina filime iwacu naho ushaka kubera umustar. Yego ntabwo winjiye muri filime ushaka kwibera icyamamare kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. N'ubundi iyo ugiye muri filime uwo mustar byanze bikunze. Rero numvaga uko bizagenda kose nzamenyekana iwacu, kuko ntabwo wakina ngo ugire success nk'uwo mustar, ni sure deal. Rero
numva ko bizagenda kose njye nzakinira mu Rwanda kugira ngo nyine aho nzamenyekanira cyangwa ari naho nzakora ibikorwa byanjye abanyarwanda bibone wenda ahubwo nzajye mu mahanga ariko mva n'imvano yanjye ari mu Rwanda. Yego intego ari kwibera umusitari gusa no gukora nkaniriza n'amafaranga nyine ni passion n'akazi ndashaka kubigira nk'akazi aho mvuge ntago nabikorera akazi mu mahanga nta muntu uzi ese nzahera he sinzaza mvuga ururimi rwabo mpaka kanye mu gihugu cyanjye ngiye nkorere mu gihugu cyanjye ariho nzinjiriza ariho nzabona buri kimwe. hanyuma urinjiza se watangiye kwinjiza urumva waranabaye umusitari nk'uko wabyifuzaga cyangwa ubitekereza? amafaranga of course araboneka nubwo nyine ari make bitewe na industry yacu nyine kirimo ikura ntabwo menshi cyane no kuba umusitari kandi bigenda biza ko ngenda nkora yego sinda umusitari cyane ariko hari naho amaze kugera nko ku rugero rw'ijana urugero rw'ijana rwo kuba umusitari ugeze nko kuri kangahe? nko kuri 40. kuri 40 byiza biri mu nzira nziza. merci. ubona agaciro k'umukinnyi wa filime hano mu Rwanda umaze gukina muri filime 6 hari iz'uruhererekane muhoramo ubona abakinnyi muhabwa akahe gaciro na babandi ba nyirari y'amafilime? baduha agaciro of course kuko nta ubungu umuntu yagufasha mu kintu muri filime araguhemba abazi ko agomba kuguhemba yego nabone uko baba badafite amafaranga menshi yo kuduha ariko at least abazi ko agomba kuguha ikintu rero umva baratwubaha nabo bazi ko natwe tumara igihe cyacu tuba tugiye mu kazi kabo. njye niba nje nkakorana nawe muri projet yawe ni yawe nyuma yaho sinzamenya kiretse dusinye contract tukavuga ngo iyi filime uko izakomeza icuruza nako nanjye nzaza mbonaho something bitabaye gutyo murakorana akaguhemba bikarangira. rero umva agomba ko abakubashye rwose kuko abashaka gukora nawe kandi hari icyo ushaka iyo urimo mukorera. rero turakora nyine bakatwishyura ikindi kandi niyo wenda biterwa wenda na bije hari uko ingana muravugana kwa ariko turumvikana twese kandi ugasanga nyine ko natwe isoko ryacu ritameze neza cyane dufite uburyo twumvikana nabo yabara amafaranga menshi twayakorera yaho kandi atari na menshi still tugakora ibyiza nyine biri imbere. ibyiza biri imbere kuba muri ubuzima rero bw'icyamamare wumva unyura kuri televiziyo abantu barakureba mu by'ukuri umunsi ku wundi uraca hariya Rosine Bazogeye abantu tutari tuzi ariko umunsi uraca urasa umukobwa ntabwo ari wawundi kakakobwa kanyamahane kari kakakobwa kajura urabizi nawe ubwo buzima bwo kubaho uri umuntu uzwi n'abantu nyine mwana ushobora kugusura akagira hari ahandi muziranye kandi akakubonye muri filime cyane rwose n'ubuzima bumeze butuje kure buba busa n'ubugoyemo gake ariko urabumenyera cyane ko abantu bose badafata ibintu kimwe iyo wakinnye wenda nka role wenda nyine wenda uri nk'inshinzi uri umunyamahane cyane niba n'abantu bavuga umukobwa nyine ntabwo yoroshye n'inshinzi agira amahane iyo ari umuntu nyine wumva wenda akaba yakubwira kubwa Rosine njya mbona n'abantu cy'abantu bakanyandikira kuri Instagram bakambwira Rosine uri umunyamahane kuriya cyangwa ukabona kuri comment wenda nko kuri YouTube izo filime dushyira kuri YouTube yanditseho ngo n'ubundi Rosine n'umunyamahane n'ubundi ibi bintu rwose yakinnye niwe biramufitinga nyine n'ubundi ashobora kuba ari umunyamahane kugerageza nyine kumvisha abantu ko ari ugukina ari akazi nyuma yaho uwo muntu bakeka atari uriwe. rero biba bigoye cyane ntabwo wagenda ubisobanurira buri umwe hari ababa babyumva yuko ari film ari ibintu nyine ari umuntu uba wambaye wamara gukina ugatandukana n'umuntu uri Rosine wundi hari n'ababa batabyumva nyine ku buryo wabimwumvisha inshuro zingahe ntakumve akavuga ati umva umunyamahane ndabizi cyangwa nyine akabana kuvuga turindaye wenda ko wakinnye wenda urindaye cyangwa ari ubutumwa urimo uratanga muri ubwo buryo akavuga ati shana n'ubundi buryo wabikinnye rwose urebye nibyo neza uri we wanyawe numva rero biba bigoye ariko abantu bagenda babyumva gake gake ko bamenya sinema ko bamenya filime n'umukinnyi wa filime ko bitandukanye abantu bagenda babyumva rero ko byagenda kose ugomba kuba proud yabyo ushobotse ukamusobanurira bidashobotse kandi uwo bidashobotse ko muhura kandi nawe abagera akazabyumva yego akabyumva ugira gutya rero noneho ushyira no hanze indirimbo yego ese byo byaje bite none? kuba umuririmbyi ni impano nari mfite ndi umwana muto cyane
ku buryo mama wanjye cyangwa famiye yanjye n'abaturanyi bari bazi ko nzaba umuririmbyi kuko nakundaga cyane kuririmba nkunda kuririmba cyane njyana ya hip hop ku ishuri habaga habaye nyine ibitaramo na performing indirimbo za Jay Paul za Pasi secondaire ubundi iyo batanyitaga Pasi banyitaga Jay Paul kubera ndi kuririmba indirimbo zabo Pasoda iki gihe yari amazamuka afite indirimbo nyinshi cyane zikunzwe kandi wakunda kuririmba icyo gihe indirimbo ya Jay Paul twaga kanyarira jisho nayikundaga cyane ya Pasi nayibagiwe ko nari nzizi ariko igihe kinini pe sinyizibuka ariko Pasi nawe icyo gihe yarakoraga umuziki 2013 2012 Pasi yari afite umuziki mwiza uryoshye rero nakundaga kuririmba indirimbo zabo noneho nkora gutyo ariko ko nabona amafaranga yo kujyana muri studio byari bigoye icyo gihe nandikaga n'indirimbo ku ishuri nkaririmba n'indirimbo zanjye rimwe na rimwe ariko ntabona uburyo njya studio rero inzozi ziza gusa nk'izipfiriye aho ngaho kuko nabonaga n'ubundi bitazapfa kunyorohera kujya muri studio bambwiraga amafaranga ajya muri studio nkumva ni menshi Kigali nkabona kuhaza bishobora kungora kuza kuba ari ibyo bya studio mbona ko izo nzozi ntazigera nzigeraho nsa nk'ucitse intege nyuma rero ahangaha ejo bundi nibwo natekereje nti ubu ngubu nabikora kuko hari icyo nzi kuri studio hari icyo nzi kuba producer nabibasha ntabwo nari nzi ko bwite ngiye gutangira muri mwaka wa 2019 nagiye kuri studio y'umushuti wanjye ngiye kureba ukuntu meza bambwiye ko bafungiye ku studio bambwira producer ati wampaye beat nkumva ama beat birimba neza cyane indirimbo numvaga nkibuka nazo najyaga nandika ndaririmba numva ngiye muri show neza bikora neza numva ndishimye ndavuga nti kubera iki nkongera nkazamura impano yanjye nkongera nkaririmba ngeze mu rugo mpita ntangira kwandika indirimbo yanjye nabanjije yitwa Kabando k'Iminsi ndayandika yangiye ndambwira ati mabiti arayimereza ndaririmba numva ibaye nziza nabo barabikunda ndavuga ntika recordinga nkora video ishyira hanze ndavuga I can do this thing and do it again nuko natangiye yego ndagira ngo musubize inyuma harya wize hehe secondaire ubwo ndagira n'abantu bumva bo mwiganye abashobora kuba bari kumva wize hehe nize Olivo Simon nayize ahantu bita Buhabwa nyuma icyo kigo baza kugifunga hari ibintu cyujuje cyari kuri cyane nyuma njya kwiga ahantu bita Kahongere zini muhazi mu cyaro mwiga senior 2 ngiye kujya senior 3 ntabwo byakomeje aho nagarukiye ntabwo arangije kwiga yego ndumva utazasubira kwiga se ubu ngubu nzasubira impamvu yatumye utarangiza niye icyo gihe byari ikibazo cy'ubushobozi ubu uri kurumva wasubirayo nasubirayo nawe kuyakorera wakwishyurira yego ndashaka handi waririmbaga indirimbo za Jay Paul na Pasi shaka imwe muri izo ngizo dukwitiraho mbere ko tujya ku yawe kujya tuzuze bya bihe by'ahandi wahereye aho icyo gihe kizwe ari cyane ndabizi ko ari cyane ariko ntiwayibagiwe ndibuka refrain y'indirimbo ya Jay Paul reka ari indirimbo ndashaka ariko kurapa kubera ko ntabwo nyibuka kwera uhora ceceka wibabaza umutima wawe uru rugendo ufite ku isi ndacyakuri inyuma n'ibibazo by'iminuka bingeraho ni nk'akanyarira jisho mbona bitokoya ntabwo nyibuka ziriya furo za Jay Paul muza Pasi ariyo wibuka se tujye nka muri ubuzima bwiza Hariya Pasi nibuka pe nta nimwe wibuka dukubite ku yawe rero sasa indirimbo nshyashya inasohoye vuba yitwa Stay shira birarura mwirabura wijabura wiharari habara tudakora ibara naharuye inzira izi wawe mpageze ndakwama muhatakeya ntigeze mpabene mama iminwa y'umagaye nyitohesha amabizo igituza cyahandaga nkitaho ntakabijo izina nkambara ndarisiba nkitahane nkurishwa n'urukundo harabanshukisha mone none impumuro naguhaga ubu ntayo numva ndikumva perfume ihumura nkiterwa kumva uzi uko ntusoma ku munwa huzuyeho amarabero umutima uragutamaza n'ushukwa n'ibibero baby I love you trust me please don't share our love I'm asking nothing just your love wineza bisi
utuma abanyota ntacyo wamburana uruwonge nduwabure kabibi nk'uko byahoze yewe okay igitekerezo cyo kwandika indirimbo cyaturutse ku by'umubiri ni umushuti wanjye byabayeho umukobwa nyine yari afite umukunzi barakundana bari bamaranye like 3 years umusore nyine barakundanye nyine bose ari abakene nta mafaranga bafite nyuma nyine umusore atangiye kuyabona umukobwa nawe ubona nta kibazo umusore nyine atangiye kubona amafaranga atangiye guca inyuma umukobwa nyine biramubabaza ni inshuti yanjye akajya nyine abimbwira ko nanjye mbazi nyine numva biramburoje niho nagiye nkura The Kind ID numva n'indirimbo ya Selena Gomez bita Perfect njye namuza nyine nkoramo indirimbo sinzi nyine uburyo nabitekereje iyo idea yaje ariko ikomeye yavuye kuri uwo mukobwa nyine umushuti wanjye uburyo nyine yasuragorinze with her boyfriend nyuma boyfriend bamara kumera neza nkaho bakabe bakundana bakenjoyinga then umutipe agatangira guca inyuma umukobwa kandi bizi ko bibaho abantu benshi bakunda gukundana aribwo bakaba bazamutse bageze mu buzima bwiza bwo kwishima gusanga umwe nyine yahise ajya mu bindi bintu okay twibutse abatwumva ko turi mu kiganiro Best turi umwanya w'umutumirwa uyu munsi umutumirwa wacu ni Rosine Bazoge uzwi muri Stimedi nka Joseline ndetse no muri Papa Sava nka Purukeri izina ryagutse izina rwose ni Papa Sava rinyise Purukeri afite uburyo twita amazina natwe ubwacu twumirwa ntuseke se ahubwo kwita Purukeri wasomeze kuri site tuba twazitse amazina ateye ubwoba bisekeje cyane hanyuma hano hari umuntu waza ngo gukina muri Papa Sava bivuze iki kuri wowe gukina muri Papa Sava kuri jyewe ni ikintu navuga ati nifuje cyangwa nasengeye kuko igitangira nyine nabonaga filime irimo abakiteri bakomeye Papa Sava nabaga nifuza kuzakinana nawe kandi nkina muri Stimedi bitashoboka ko nkina muri Serikoko mvuga ni uriya mwakiteri ukomeye tuzakinana gute numva nifuza nyine gukinana nawe nyuma hazamo kuzamo Ndimbati we ntabwo nari muzi cyane muri filime nyine ubu ngubu nibwo atangiye guperforminga nyine abantu bose bakumva baramukunze cyane ariko cyane numvaga ndi interest kuzakinana na Papa Sava mvuga nti iriya seri baramutse bayinkastinzemo nakishima rero Papa Sava aza gukina mu actrice rero nyine kuko asanzwe nzi abona nyine ngewe ngira ngo ambwira Rosine muri script nabwo atamurede nyine numvaga biri amazing ntangiye gukina muri Papa Sava nanavuga yuko yagize uruhare cyane rukomeye cyane ku iterambere ryanjye ryo muri sinema kuko abantu benshi kuri iki gihe bakoresha imbuga nkoranyambaga Papa Sava ni seruca kuri YouTube rero yaramfashije cyane yanyigirije n'abantu mu mahanga batajyaga babona uburyo bareba cyane ngo bakurikirane za Stimedi n'iki abantu benshi cyane bareba Papa Sava kwa rero yaranzamuye cyane yagize nayo uruhare rukomeye kugira ngo nzamuke cyangwa abantu bamenye yego abantu bakumenye turi gusoza ushobora ku muziki wari umaze kuturirimbiraho n'ubundi ibintu wumva nabyo uzakomeza se cyangwa uzabikomeza wabonye abantu barabyakira bati byiririmba barabikunze yego reka tukifuriza amahirwe masa wakoze kubana natwe mwakoze kuntumira yego yitwa Rosine Bazoge akabenshi muzi nyine muri izo filime ebyiri Papa Sava ndetse na Stimedi niwe wari umutumirwa wacu reka twumveho muzika gato turagaruka tujya no ku ndirimbo y'umunsi